aho Diane noneho abantu batangiye kumutuka ati kano kana cyangwa se kano gakobwa ni akanyabwenge kari gushaka amafaranga hasi hejuru kabishutswemo n'uwo twakita asabe kuko niwe watangije ubundi urebye uruhare niwe warugizemo ibintu bigiye biri big cyane bigenda bivuma. Ese ngiye ndibaza hano hantu baba batangira ikintu bagira ngo kiraza kuba gitoya kikaza kuba kinini cyane mu buryo butandukanye, kuko na Diane mu mashusho muri kugenda mubona yiwe mu ma video agiye atandukanye ari gukora muri kubona ko ni ibintu ari kuvuga ariko akazamo akantu k'ubwoba. Please ikintu cyumvikana neza, Diane numwitegereza mu maso ye mbese yatangiye kubona ko nawe hari imirongo yarenze, yatangiye kubona yuko hari aho yinjiye hatari kwinjirwa. Muri make urabona ni izi show ziri gushorwamo n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ibe show iri big, nyamara nago bazi ko hari abari kubibabariramo, hari abari kubigenderamo kugira ngo ibi bintu byose bikorwe, hari abantu bari kubigenderamo. Ikintu cyumvikana neza. Ndaje mbakinire amajwi y'umumetre twaganiriye mubaza ati ese iki kintu cyaba gifite icyaha kingana ute? Yes, ndagushuje kandi ngwaye nikaze gukurikirana ibiganiro bya day to day umunsi ku munsi. Ngiye wumva ni Derek, dusanzwe tubana mu mashow agiye atandukanye. So uyu munsi muzana icyo bita boom fire, icyo bita umuriro kuri saga dusanzwe tuzi. Ngenzi yita saga kuko biriya na amatiku ni ibintu bigenda birimo utuntu twishi tugiye dutandukanye. Sasa wowe unkurikirana uri hirya no hino, mbanje kugusuza ibihe byiza. Ikiganiro ngikoze bwije, ngikoze ari ku mugoroba, gusa ndakikurekurira mu masaha yejo kugira ngo wumve aho biva naho byerekeza. Gusa ibintu noneho byafashe indi ntera, byafashe urundi rwego, byakaze, ntago bikiri bya bindi twari tuzi. Noneho bitangiye kugera ku rundi rwego ruhambaye kuri saga ya Pastor Theogene ndetse na madamu we ndetse na Diane ufite umwana wa Pastor Theogene, aho bavuga ngo nuwe, abandi bakavuga bati reka reka umukozi w'Imana ntago ibyo bintu yabikora, abandi bakavuga ati byanashoboka, ni umuntu nk'abandi bose, ntaho atandukanye n'abandi bose. Bimaze gucanga abantu benshi nkuko mubyumva, ni ibintu bimaze kugera ku rundi rwego, aho abantu noneho batangiye kuvuga ati Diane zana uwo mwana tugende dupime DNA test turebe niba ibyo uvuga ari truth cyangwa se ari ibinyoma. Abandi bakavuga bati mutangiye kwinjira undi muntu. Ibintu byatangiye kuzamo n'inzego za RIB, aho abantu batangiye kumeshoninga ku matamere bagashyiraho Diane, bagashyiraho ukuriye urwego rwa RIB, bagashyiraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Iyi saga yabaye big mu buryo butandukanye, batangiye kubabaza umutima wa Madame Pastor Theogene. Nyuma ya saga ivuye bavuga ati atangiye kujya guterekera, gusa nyamara mu by'ukuri ntago biri ari uguterekera, ahubwo Madame Pastor Theogene tuvugisha ukuri ko ibintu bigaragara afite trauma. Ibintu byose ari gukora isoke ntacyo bitwaye, gusa kugenda ukamurikira imishinga umuntu wapfuye biriya tubyita ni trauma, nta kindi kintu. Naba ari kuvuga ngo no guterekera bo, ndakeka ko bari kubyibeshyaho cyane. Biriya ni trauma, ni ibintu bisanzwe, ni ibintu bagomba kwicara bakaganiriza umuntu, nkuko abantu benshi tubazi bajya muri trauma bisaba yuko baganirizwa bese bakegezwa mu bandi bantu bakabafasha kugira ngo nabo bisange, kuko hari uba wagize ihungabana, uba wagize ikibazo gihambaye. So rero ibyo nubwo tubitinda turigira muri iyi saga ya Diane na Pastor Theogene, aho Diane noneho abantu batangiye kumutuka ati kano kana cyangwa se kano gakobwa ni akanyabwenge kari gushaka amafaranga hasi hejuru kabishutswemo n'uwo twakita asabe kuko niwe watangije ubundi urebye uruhare niwe warugizemo ibintu bigiye biri big cyane bigenda bivuma. Ese ngiye ndibaza hano hantu baba batangira ikintu bagira ngo kiraza kuba gitoya kikaza kuba kinini cyane mu buryo butandukanye, kuko na Diane mu mashusho muri kugenda mubona yiwe mu ma video agiye atandukanye ari gukora muri kubona ko ni ibintu ari kuvuga ariko akazamo akantu k'ubwoba. Please ikintu cyumvikana neza, Diane numwitegereza mu maso ye mbese yatangiye kubona ko nawe hari imirongo yarenze, yatangiye kubona yuko hari aho yinjiye hatari kwinjirwa, ku buryo ki nawe mu byo ari kugenda avuga ari kugenda hazamo akantu k'ubwoba. My dear, ibi bintu iyo byatangiye kumeshoningwaho amafoto y'abakozi ba RIB bagatangira kugenda bameshoninga ayo mafoto, bivuze ngo batangiye guhamagarira hagati
yabashutse Diane na Diane ubwe ku giti cye atisize. Ibi bintu rero bigiye kuba ibindi my dear, wowe urimo kugira uruhare muri ibi bintu, bagukarabe hakiri kare kuba yuko byafashe undi murongo utukura, ntago bikiri bya bindi. So ngo bimeze bite rero? Diane bamwe bari kuvuga bati ari guhamagara, afite ukuntu ngahamagara yafashe ku mazuru, akigira nkaho ari mukuru we, mbese ari gukina iyi role arimo abantu babiri, muri umunana mukuru. Urumva icyo kintu ukuntu kimeze? Ari gukina iyi role arimo abantu babiri, ku buryo ari guhamagara yigize mukuru, akavuga ati ngiye kukana nakagiriye muwe n'ibiki byabaye Brad. Ni umurongo utukura, ibi bintu noneho byafashe indi ntera. Mbese uyu mwana ubundi kuki batari kumuzana ngo bamugaragaze? Abatangije igikorwa cyo gupima DNA test byaherereye hehe? Muri make urabona ni izi show ziri gushorwamo n'abantu bagiye batandukanye kugira ngo ibe show iri big, nyamara nago bazi ko hari abari kubibabariramo, hari abari kubigenderamo kugira ngo ibi bintu byose bikorwe, hari abantu bari kubigenderamo. Iki kintu cyumvikaneho neza. Ndaje mbakinire amajwi y'umumetre twaganiriye mubaza ati ese iki kintu cyaba gifite icyaha kingana ute? Muraje mwumva ibintu yansubije cyangwa se uburemere bw'iki kintu bari gukinisha uburyo bungana. Ni ibintu biri ku yindi level my dear. Reka mbazanira akantu mbakinire ayo majwi. Mu by'ukuri nk'uko ndi kubibabwira, ni ibintu byafasha urundi rwe. Buretse nze nkumvishe uwo twaganiriye, mu by'ukuri ikintu yavuze kandi cyumvikana cyane. Umva nawe ano magambo. Nta kibazo, ubwo ni ibijyanye nyine n'amategeko, kuko ibi bintu ari kuvuga mu by'ukuri nta nubwo yari agakwiriye kubivuga, kuko uwo babyaranye yitwa ko babyaranye yarapfuye. Sinumva impamvu ategereje ko nyakwigendera yigendera, akaba aje gukomeretsa imitima ya benshi, abamukundaga yewe n'abana be n'umugore we. Biriya mu by'ukuri ntabwo ari byo. Twanabifata nk'icyaha cy'ubugome, kuko ni icyaha cyo guhonyora umuntu wamaze mu by'ukuri kuva mu mubiri, ariko noneho bikototera umuryango we. Ni ugusebanya mu by'ukuri, ariko bijyanye n'ubugome, kuko ubwo sinzi yenda icyaha umuntu yamukurikiranaho cyaba ari icyaha cyo gusebanya bikorewe mu ruhame, ariko mu by'ukuri bikitwa ni ikisesenzi ukuntu twabibatiza inyito, ariko umuntu yazabisesengura. Sawa, nta kibazo mese. Mu by'ukuri namwe murabyiyumviye. Maître aragira ati iki ni icyaha cyo guhonyora, cyangwa se twabishyira mu yemaje nziza, ni icyaha cyo gushaka kugaragaza cyangwa se gusebya umuntu mu ruhame, kandi atakibereye mu by'ukuri ku mubiri gusa, bigakurikirana abo yasize cyangwa se Diane. Mu by'ukuri ahantu tuhumvikaneho neza, abantu baremera ko uriya mwana ari uwa Pastor Theogene byibura 5%. Wowe ubizi ute? Abandi bemera ko ari 5%, ntago mbese barangije kubyemeza. N'umwanzuro ibindi byose biri kuza ntago tubizi, ibikurikiraho byose birakemurwa na DNA test bari gupanga ngo bagiye gukora, gusa nazo ntago tuzizira kwa yuko basigaye bazana ibindi bintu tutamenya. Gusa mu by'ukuri igisubizo nyacyo niba ibi bintu muri kubikinamo mutazi ingaruka zabyo, nuko Maître yavuze ngo harimo icyaha by'ukuri cya mbere na mbere cyisebanya mu ruhame. First of all, Diane rero inama nakugira, niba uzi neza yuko ibi bintu hari abantu babiri inyuma, wowe ukaba uri aho uri indeberezi kubera amafaranga. Live in this game, please live in this game, kuko hari abantu bafite urishinga YouTube channel, zifite cash tu, baraguha udufaranga wakifashisha rimwe mu minsi 2 cyangwa 3 cyangwa icyo cyumweru gusa. After 1 month aho uzaba uri nta numwe uzaza kugusura.
mu baguhaye inkuru bose indi nkuru nshyashya izaba yaje. So ikintu rero cyiza kizima, niba uzi yuko aha hantu nta hantu hagaze hazima hafatika, live in this game please. So ibyo ngibyo nubwo turaza kubitindaho, reka twifate indi maje. Turagenda tureba ku bintu byagiye biza bifite utuntu n'utundi. So hari iyi match ya Royal Sport and APR yabaye, yari match y'agatangaza ewana, aho abadepite bakomeye bagiye bakomantinga ku matwita yabo bakavuga ati oh my gosh, no iyi ni maga, ati Reyo watanze ibyishimo, Reyo wakoze ku mitima y'abanyarwanda. Ese twakibaza APR yaguze neza murebye, bitewe n'ukuntu APR tuyizi yaguzwe neza. Mu by'ukuri twitegereje image neza, APR yakaba yaratsinze ibitego nka 3 ku munota mu gice cyangwa se ubundi iriya match yose yakaba ifitemo nk'ibitego 5, ariko siko byagenze. Reyo yatsinze ibitego bigera muri 3. Igitego nikundiye ni icy'uwo mfana Ojera. Ibintu biri kubera ku mihanda muri iki cyumweru cyakora tubonye icyo bita show. Zidasanzwe. Nyuma y'ibyo byose twigire ku yindi nkuru yihutirwa yabaye muri Musanze y'umugabo ako nono akanakumiro pe. Abagabo bagezaho nono bakubitwa ngo bakajya kurega. Umugabo yabyutse nk'uko mbisoma yari mu masaha ya 9 ngo ayerekeza ku biro bishinzwe umudugudu yakomeretse, yiregura avuga yuko umugore we yamwototeye akamukubita bihagije, ati kubw'umurongo yihaye wo kudakubitwa kuko ni umurokore ngo ntago we yakubita umugore. Rero ngo kubw'iyo mpamvu umugore yagiye kuko arakubita umugabo, aramukubita nk'umwana yibyariye tu. Harya ngo abagabo ngamarira yanyatemba gwa mu nda, aho bukera noneho nta nubwo arajya atemba gwa mu nda, muratangira mu boroge. Mbwira ukuntu noneho bigezaho umuntu agiye gushaka umugore akanamwikubitira, ubwo noneho mwemere okay tubigire gutya, mwicare mu rugo abagore batu neza, niba usigaye utaba bakagukubita ngo wihaye umurongo wo kutarwana. Okay, umurongo wo kutarwana it's okay, na mwiza, ni ibintu byiza cyane, ariko nanone gukubitwa n'umudamu aba ari akantu kari problem. Asuri mupfiki umugabo rwose. Iyi nkuru ntago ari inkuru yabaye big, ahubwo ni ukuntu yasekeje abantu muri Musanze. Niyo nkuru iri trend, yasekeje abantu cyane ukuntu uwo mugabo yifashe akagenda ati rwose ngiye bayobozi ndembejwe n'umugore yankubise, amatako yagize nka punch bag. Koko bitegereje umugabo ukuntu ameze, barareba baravuga ati no Karabaye ibi byo no turazibamba tuzerekeza he koko mwabantu. So ibintu by'amafamiye ikintu nababwira cyo ntago kurwana ari ibintu byiza cyangwa se gutongana cyane, ko byafecta ku bana, byafecta buriya. Reka nkubwire, ntuzabona umwana ku muhanda cyangwa se ngo ubone zino marine twirirwa tubona ngo ugire ngo zavutse ubuzima bwazo ari ukujya mu muhanda tu, ari ukugenda nyine bagashorera bakajya mu muhanda. Oya, nta mwana uzasanga wenda okay tubifate ko hashobora kuzamo akantu ako nanone biri ku mahirwe ya nyuma ku buryo dushobora kubishyira nko ku 10%. Kubona umuntu ufite ibintu byose akiterura akavi wabo akajya gukora ubumayibobo, oya, n'amahirwe aterwa n'ubuzima. Kugira ngo umuntu yifate mu by'ukuri ahaguruke iwabo agende ajye ku muhanda, ni ikintu kiba cyaturutse ku buzima bwaturutse iwabo. Okay, ubukene, imiserero y'iwabo, cyane cyane nko ku bamama bakunze like wapfushije umugabo, uhise ushaka undi mugabo. Ni ibintu ku kigero cya 75% biri kwafecta abana mu buzima, ku buryo cyo umwana ari kujya ku muhanda bitewe n'uburyo ubuzima buri kuko uwo mugabo okay ari kugukunda like wamara kumubyarira abana wa wundi
agatangira kumubona nk'igishushanyo ku buryo ki umwana kandi mu by'ukuri umuntu byibura tubare ku mwana utaragira imyaka 15 ku mwana utaragira imyaka 12 kuzamura ni umwana ikintu cyose ushobora gukora mu maso yashobora kukireba akabonamo ikindi kintu akabonamo irindi bara niyite ku buzima umubyeyi wari kumushakira w'umumama cyangwa se w'umupapa ahubwo gahita abonamo ikindi kintu mama yanyanze mama asigaye yita ku wundi mwana mama ku buryo ari ikintu umwana twavuga ko ahita yisanisha nacyo yakora ibyo yabibonamo inshuro zirenze 5 ubwo agafata umwanzuro wo kuvuga ati reka mve mu rugo ngende njye gushaka aho banyeneye rero nta handi baba bamukeneye ni ku muhanda aho ngaho bagiye gutangira kubyigana na leta atangiye kugenda gucenga so rero ababyeyi mwite impamvu mvuze iyi nkuru nta yindi nuko iyi nkuru byarangiye ko umugore n'umugabo batandukanyije kuko ngo ntago leta nayo ikishimira aya makimbirane yo kuyabura igihe wapi yuko niba mwashwanye aho kugira ngo ejo bihindure inyito byitwe ngo abantu barwanye bicanye noneho basigaye babatandukanye hakiri kare ariko nanone ikintu mukoze mugiye kwa affect umwana hato umubyeyi niba yari ifite na ubwo bukene n'umupapa gusa iyo bahuzaga byabyaraga ikintu bita uburinganire stabilize ariko nibatandukana ni hahandi umubyeyi atangira kujya guhiga bikanga ejo umwana akirirwa bunga yabona ayo 500 ku muhanda akayarya uduki n'uduki ejo gutaha bikanga kubera yuko abizi ko nataha nta kintu ari bubone so twige muri iki kintu mbivuge no kugira ngo dukuremo inyigisho nziza yo kugira ngo mu rugo twige kwishima niyo twaba tubabaye kugira ngo abana mubahe uburere bwiza si n'uburere kugira ngo umwana wawe umukipinge mu ruhande rwawe kuko birababaje kuntu umwana asigaye ujya ku muhanda ugasanga umwana ibintu byakabaye bikorwa n'abantu bakuru ugasanga umwana aryamye hariya ku gikarito ku muhanda ugasanga inzara nawe umuntu ushonje uramureba ugahita umwibwira ugahita ubimubonamo so rero babyeyi namwe bapapa ewana muba abantu bafite inshingano bazi icyo kubyara bimaze mwiba abantu mbese dusigaye tubishyira mu nyito yo kuvuga ngo ntabusambanye niba ubyara umwana ntumwiteho ntufate inshingano wihaye zo gufata risk ukabyara warasambanye nushaka ube warashatse warambitswe impeta kuko inshingano z'umubyeyi ni ukurera umwana nako si n'inshingano z'umubyeyi gore ni inshingano z'umubyeyi gore n'umubyeyi gabo bakarera umwana mpaka akagera ku rwego rushimishije byibura rekura n'umwana ufite imyaka 20 akibaze cyangwa se 18 akibaze kurekura umwana ufite imyaka 7-8 maida tukirirwa ducira imanza bano bakire bigereye umukire se arakujyana ajye kugushyira ngo afite ibifaranga ngo zababaye hanze ngo kuntu uramucira urubanza wabyaye umwana wawe ukamurera neza ukamuha uburere bwiza ukamurekura igihe kigeze apana izo ntambara zihora mu ngo tukajya gucira imanza abantu please ntago ibi umuntu aba utavuga ngo umuntu aba no kubirakariramo byaza my dear kuko hari ikibazo kiri gikomeye cyane cy'abana gahibaze nk'uyu mugabo ati nakubiswe amatako bayagize part bag nk'uwo mwana uri kubona se bamudiyagura gutyo no kabaye byavuye ku bagabo bigeze ku badamu ejo kare inyitira hinduka ribu niba umukobwa ribu iba umuhungu ubundi iyo bavuze ribu twumva abaviyoye abagize ute niyo cyangwa mu ijambo rimwe iyo bavuze ribu twumva umwana utujuje imyaka so rero twige iki kiganiro mba nyikoze ari nijoro kugira ngo ejo nyibahe murebe mu gihe nanjye ndi kubakusanyiriza ibyo nzabahereza ejo bundi sasa ndagushimira wowe ukunda ibiganiro bya day to day wowe wemeye kuguma kuri YouTube channel wowe wemeye kugumana nanjye umunsi ku munsi ukumva ibyo ngenda nkuhereza ndagushimira cyane gikomeza ulayikinge ukore comment ndetse na subscribing kugira ngo buri kantu kose ujye ukabona 5 kuri 5
njyewe nk'ibisanzwe ni Derrick in this YouTube channel day to day. Ntabwo ari day to day ni day to day, bivuze ngo nyine ikintu cyose tubonye twe turakikuzanira. Ntuzatungurwe no kubona twashyizeho ikintu kitari ikiganiro kuko ni day to day. Ni umunsi ku munsi nyine, buri gashya ku munsi twakakuzana tukakaguhereza. Ntabwo ari ngombwa ngo tuguhe ngo ibiri gutya na gutya. Ni day to day apana TV, a day to day please. Rero nubona ikindi kintu ntibizagutungure kuko hano naho bibera naho bibera. So gira ibihe byiza wo gukunda ibiganiro bya day to day. Nakubwira ngo umunsi mwiza kuko ndakeka ko ubwo nzashyira iki kiganiro kizajyaho ejo ku manywa cyangwa se kijyeho ku masaha y'ikigoroba. Rero ndagushimiye wowe wankurikiranye 5 kuri 5 kandi jya ureba ibiganiro birangize kwa yuko urumva ko ni ibintu biba birimo inyigisho zimwe na zimwe. Ntago twiharira kuri saga ziri imihanda gusa, ahubwo tunyuzamo tukababwira n'akandi kantu twagakwiye kuba duhindura mu buzima busanzwe twenyegeza kugira ngo kantu gakosoke. Ntabwo twibanda ku biri iyi mihanda gusa, tuzajya dushyiramo n'utuntu twakabaye dukosorwa kandi tutitaho, tutajya tureba kandi ari two tuntu tw'ingenzi twakabaye duhindura ibintu byinshi kuri iyi mihanda tutagatekereje ko ari n'ingenzi. So my dear, dukora ibintu byiza binyure mu murongo. nawe ubundi byiza saga zo ewana stay on. Umva tugiye gukora icyo bita ubu. Umva negereza gato ndaje nzakubwira.